Mwongeye kwirirwa abakunzi ba sheni yacu Teacher Eugene. Tugiye gukosorana ikizame cyakozwe uyu munsi tariki 8 z'ukwa munani. Mwibutsa niba utarakora subscribe bikore nonaha utazajya ucikanwa n'amasomo tubagezaho umunsi ku wundi. WhatsApp yacu ni 0785235556. Reka turebere rero, tugiye kureba ibibazo baduhaye, turebe ibisubizo byabyo. Fata agakaramu n'urupapuro dukosorane urebe amanota nawe wagira. Nkwibutsa ko amanota ugira ariyo aguha umurongo waho ubumenyi bwawe bugeze. Ikibazo cya mbere: ubugari bwa romoroke ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: A. igare, B. velomoteri, B. ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka rero turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ikibazo, reka turebere hamwe ikindi kibazo cya kabiri: iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka. Ku ntebe y'imodoka ubwo ni hariya kwa shoferi, abana badafite imyaka runaka. Reka rero tugiye kurebera hamwe. Hano baduhaye A. imyaka 10, B. imyaka 12, C. imyaka 7, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tugiye kurebera rero igisubizo cy'ukuri. Imyaka umwana aba afite kugira ngo ntiyicare kwa shoferi imbere. Igisubizo cy'ukuri ni B. Igisubizo cy'ukuri ni B. Imyaka 12. Ikibazo cya gatatu: icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira: A. ibumoso ni umweru, B. ikirango ni umutuku n'umukara, C. ikirango ni umweru n'umukara, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya kane: ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? A. iyo nta cyapa cyo gutambuka imbere gihari, B. iyo nta kimenyetso kimurika cyagenewe ikinyabiziga kidakora, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatanu: ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe: A. ibyapa biyobora n'ibitegeka, B. ibyapa biburira n'ibitegeka, A. ibyapa biyobora n'ibitegeka, B. ibyapa biburira n'ibitegeka, C. ibyapa bibuza n'ibitegeka, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka rero turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Samu yavuyemo mana. Oya. ni ukuvuga ndazamuye karafungana hanze hano kugira kavemo kahita kagera.
Igisubizo cy'ukuri, ibyapa biburira n'ibitegeka. Ikibazo cya gatandatu, ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe, bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye? Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. A. Ni feri y'urugendo. B. Ni feri yo gutabara. C. Ni feri yo guhagarara umwanya munini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Ni feri y'urugendo. Ikibazo cya karindwi, ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza, kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira: A. Agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B. Ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 8 cy'icyapa gisobanura iki? A. Umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu isaha. B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. B. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. C. Umuvuduko uri hejuru ya santimetero 30 mu isaha. Turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Nizere ko uri kwandika ku gapapuro, uraza kureba amanota wagize, wandike muri komenti amanota wagize. Ikibazo cya 9, ni wowe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? A. Umuyobozi w'ikinyamitende. B. Umunyamaguru. C. Umukozi ubifitiye ububasha. D. Umuyobozi wa bisi. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Umuyobozi ubifitiye ububasha. Ubwo baba bashaka kuvuga umupolisi. Ikibazo cya 10, iki cyapa gisobanura iki? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C. Ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D. Birabujijwe kunyuranaho. Reka turebere rero hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D. Birabujijwe kunyuranaho. Wifuza kode yo gukoreraho ikizami, turagufasha. Haba perime cyangwa provisoire, dukorera Busanza Gahanga Rubirizi. Nimero yacu ni 0785235556. Teacher Eugene. Ikibazo cya 11, muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu ihari iki cyapa cyo guhagarara hano? Murimo murakireba. A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. B. Umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C. Mu isangano ry'umuhanda
rikoreshwa cyane. D. Hari ibirango biburira ibyago bitunguranye. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Ikibazo cya 12. Ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Ni ryari ushobora kwakiriza amatara icyarimwe yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. A. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B. Mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Ibyapa biburira n'ibitegeka. Reba aho bigeze nyine ukomereze. Bageze ku cya kangahe? Ngeze ku cya 13. Ibintu biri kwizanamo ni ibice byo kweditsinga kwera. Ni icya 12. Si iki. Komereza kuri iki turabyerekeye. Ikibazo cya 12. Ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. A. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B. Mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 13. Iki cyapa gisobanura iki? Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda ukwegereye. C. Ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ikibazo cya 14. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa nijoro igihe ijoro rikeye mu ntera nibura ya A. Metero 100. B. Metero 200. C. Metero 150. D. Metero 250. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Metero 150. Ikibazo cya 15.
umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu gihe a agomba kunyura ku kindi kinyabiziga agomba kunyura ku kindi kinyabiziga. B gukatira ibumoso. C guhindukira cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. D ibisubizo byose ni byo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni byo. Ikibazo cya 16, igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije. Kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari A inzira y'abanyamaguru, B agahanda k'amagare, C A na B byose ni ukuri. D igisubizo cy'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri ni B agahanda k'amagare. Ikibazo cya 17, ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi A ko ahari icyago, B icyago kidasobanuye ukundi, C imiterere y'icyago gitunguranye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A uko hari icyago. Ikibazo cya 18, mpagaze mu murongo wo guhagarara umwanya muto. A nshobora gukata iburyo. A ifite ibisubizo bibiri, tubisomere hamwe. A ya mbere nshobora gukata iburyo. A ya kabiri nshobora gukata ibumoso. C nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A nshobora gukata ibumoso. Ikibazo cya 19, ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. A ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice. C ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20, nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira baduhanagura kirahure tungahe? A 2, B 3, C kamwe, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni C ni kamwe. Amahirwe masa. Rero reba agapapuro kawe unandika amanota wagize muri comment. Nkwibutsa ko wifuza kwihugura no kwiga imodoka no kwiga imodoka waduhamagara kuri telefone zacu 0785235560. Amahirwe masa kandi umunsi mwiza, murakoze. bigenze